hari umusirikare ukomeye witahiye noneho numva umukozi umusirikare mugenzi we afata speech yego aravuga ati urupfu ni imbwa ati mbwa niyo kwibuka buraho igutwaye ikintu ati iyo rutari rumeze nk'imbwa ntabwo uyu muyobozi wacu cyangwa uyu musirikare akaba yitabye Imana ko n'umujenerali cyangwa n'umukoloneli simbizi ntabwo yakaba yitabye Imana twari gushyiraho ingabo zigapanuwa tukarurasa cyangwa tukagira uko tubigenda. Ndashaka kubwira abantu bagiye nyine babibonye byo kugendana ababonsa kuri BKM twumva rwose ntabwo yitwaye neza kubera ko cyambere niba twizera Imana umubisha wacu ninde niba dutangiye kuzana nta nubwo nge nemeranya n'abapastors bagendana ababonsa ibyo bireke wiza kubirwaniramo ngo ushake imibare uyibare imbere ya kamera bakureba birekere umutima wawe wumve ko cyari igihombo uri bukore uceceke uze umusezere hariya wigende sina erega hari ikintu ngewe ndimo ku yego gogo yari umukobwa w'Imana n'abanyarwanda yari umukobwa amenyekanye mu itangazamakuru kubitangazamakuru ryahaza nta gikuba cyacitse nta n'ikibazo kirimo ariko niba itangazamakuru kugira ngo wunguke atari ukuza gutangaza kujya gutangaza amakuru y'umuntu wari uzwi cyamamare ibyo bintu n'ubuyobe. Turabasuje cyane amahoro Imana itanga nabane namwe. Iyi ni Kiana TV show. Rero twabatumiriye umutumirwa ari kuri telefone. Muramuzi cyane muraho umukozi w'Imana. Muraho amakuru yanyu ni meza turashima Imana. Hari abantu bakumvishe bwa mbere ariko hari n'abasanzwe bakuzi mwabibwira. Amazina yanjye ni Joy Murenzi abandi muvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ariko sinzi niba unyakire kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana cyangwa ari ibintu bisanzwe ubwo uransobanurira. Oya ni ukuganira nyine bisanzwe kandi iyo tuganira bisanzwe nk'abavuga butumwa hari uburyo mushyiramo ijambo ry'Imana ariko ngo uhamagaye nyine nk'umubyeyi kandi ukurikirana ibintu bisanzwe hano kugira ngo tugire inama nk'umubyeyi ikindi kandi nk'umuvuga butumwa. Ikintu cya mbere wenda navugaho mwamenye ko Gogo se yitabye Imana. Disi umukobwa wa Yesu n'abanyarwanda ukomeze kuruhukira mu mahoro twarabimenye. Turababaza ariko nanone nta muntu ugira ubushake bw'Imana. Icyo bishima Imana nuko Imana yari yabimubwiye ko izamuzamura ndetse ngo yarangiza ikamwiza ikamucyura. Rero aruhukire mu mahoro Imana ikomeze kugira neza. Impamvu mbikubajije hari nk'umubyeyi hari ibintu wenda tugira ngo mujye munatubwiraho niba warakurikiranye neza umuhango wo kumushyingura uburyo wagenze bari Kacyiru umupasitoro witwa Claude hari amagambo yavuze atari meza avuga ati se ndajya kumushyingura ati sanse ati views icyambere nyine yaravuze ati views ati hariya ntago zanyishyura essence y'ibihumbi 20 Kacyiru nyine bagiye gufata umurambo bira nyine nk'umuntu w'umubyeyi cyangwa se umuntu mukuru ubivugaho iki mu muco nyarwanda. Reka nkubwire rero sinzi ukuntu nabivuga ariko birababaje uhita ubona ko nta bumuntu abanyarwanda bakigira nta nubwo ari nawe gusa buri hari n'abandi. Rero abanyarwanda ntabwo bagifite ubumuntu barareba inyungu ariko dusigaye impamvu ngira ngo birababaje dusigaye dushakira inyungu kubitahiye. Reka nkwe nk'urugero ubu uri ari nk'umuryango we Imana izayimurinde n'urugero ntanze yakwishimira ko abantu bavuga ijambo nk'iryo yavuze ntibibaho ku muntu yenda wo muri famille ye yabyishimira birarenze. Sinzi niba bitekereza nawe ariko sinzi niba bitekereza avuga ati ibi bintu ngiye bimbayeho. Ntabwo mbizi ko ajya bitekereza yenda icyo nakubwira nuko nta muntu uzatura ku isi nk'umusozi. Ibintu byose bigira iherezo igihe cy'ibintu igihe cy'umuntu iyo kigeze nta kirenza kuko habaye igihe cyo kwishima igihe cyo kuvuga tukanezerwa ko twabonye abana hari igihe cyo kubitika ukanyura mu bigeragezo hari n'igihe cyo gupfa.
ibyo bihe byose rero tubinyuramo birasimburana ahubwo gusa kwihanganira mu bintu byo bitunanira rero ubwo cyari igihe cyago cyo gutaha abantu bagomba kumeresha icyubahiro ntago bagombaga kumushinyagurira bira no gushinyagura icyambere ntabwo uhamagaye mujye gushaka izo views niba ubona ko utari bwunguke si nk'ibyo byose ibyo bireke wiza kubirwaniramo ngo ushake imibare uyibare imbere ya kamera bakureba birekere umutima wawe wumve ko icyo ari igihombo uri bukore uceceke uze umusezere hariya wigende sina erega hari ikintu ngewe ndimo ku yego gogo yari umukobwa w'Imana n'abanyarwanda yari umukobwa wamenyekanye mu itangazamakuru kubitangazamakuru ryahaza nta gikuba cyacitse nta n'ikibazo kirimo ariko niba itangazamakuru kugira ngo wunguke atari ukuza gutangaza kujya gutangaza amakuru y'umuntu wari uzwi cyamamare ibyo bintu n'ubuyobe ni n'umuco watakaye kubera ko reka nkubwire ibi birenge aha duhagaze hari hahagaze abandi sibyo ababyeyi bacu cyangwa abasokuru n'abasokuruza ntabariho cyane ni ukuvuga ko ari process tugomba twese kunyuramo abantu bazavuga banapfe abatwari no bavuze ngo igifite itangiro tugira n'iherezo rero icyo nabifuriza bene data banyamakuru bagenzi bacu nuko twajya tubana n'abandi n'abagenzi bacu amahoro tukirinda ikintu cyose cyagira umuntu gikomeretsa kubera ko ushobora kuntera uyu munsi ejo nawe bakari gutera niba waranabyumvishije neza no kwirimba hari abantu hari umugabo wavuze ati Pastor Claude ati rwose umugabo udashobotse asa abanyamakuru bo banandikiye bavuga bati Pastor Claude yavumiwe kwirimbi abandi bati guhera ubu ngubu kari akantu mushyira ngo ka pastor rwose mujye mutubabarira ntimukagashyireho mu bigaragara yaragawe cyane reka nkubwire nge ntabwo navuga ngo kamushyiraho ko iyo umuntu yiswe pastor afite uko yaribonye kandi Bibiliya tuzamenya ku mbuto zabo rero twebwe ntabwo twashidikanya kuri titire ubwo ni titire aziko yayibonye gusa ntabwo ibyo yakoze hariya ashobora kuba ataranezerewe n'ibyo koko ariko nanone uko yifashe n'ibyo yatangaje ntabwo byari byo umubyeyi twubaha n'umukozi w'Imana twubahaga ariko imyitwarire niba ari byandi bavuga ngo amafaranga arashukana simbizi cyangwa iyo amafaranga abaye menshi abantu bava mu byiringirwa ntabwo mbizi ariko mu by'ukuri nge namugira inama yo gukorera amafaranga agakorera n'Imana byose bigafatanyiriza nk'utuzanire byiza kandi akirinda ibintu byo kuba yababaza bagenzi be kuko ntabwo ari byiza kimwe nanone n'ibyo yavugaga ko wenda bigaragara bajya bavuga ngo niba Uwiteka Imana ari muhanda rwacu umubisha wacu ninde nagiye mbona witwa Bike Mose nawe yazanye ababawusa bakumurinda mu by'ukuri bamurindaga iki niki kidasanzwe bari kumushakaho hariya kwirimba ise uriya n'umwana w'Imana wari witabye Imana ahantu baragiye kumuherekeza mu mahoro ndumva nta mirwano yari yitezwe iyo ujya gushaka umuntu ukurinda kandi utubwira ko uri umukozi w'Imana none se ubwo Imana usenga urayizeye ahubwo ko yakurinda ariko hari igihe ese bajya bamenya ko abana bajya bamenya ko umwana w'umuntu yakurinda reka nguhe urugero hari umusirikare ukomeye witahiye noneho numva umukozi umusirikare mugenzi we afata speech yego aravuga ati urupfu ni imbwa ati mbwa niyo kwibuka buraho igutwaye ikintu ati iyo rutari rumeze nk'imbwa ntabwo uyu muyobozi wacu cyangwa uyu musirikare akaba yitabye Imana ko ni umujenerali cyangwa umukoloneli simbizi ntabwo yakaba yitabye Imana twari gushyiraho ingabo zigapanuwa tukarurasa cyangwa tukagira uko tubigenza impamvu bivuze gutya nazi urwo rugero yego ndashaka kubwira abantu bagiye nyine babibonye biriya byo kugendana ababawusa kuri Bikemu twumva rwose ntabwo yitwaye neza kubera ko cyambere niba twizera Imana umubisha wacu ninde
niba dutangiye kuzana nta nubwo njye nemeranya n'abapasitazi bagendana ababonso ntabwo ari byo ubwo ni uvuga ngo imbaraga z'Imana wazihinduye zeru wagaragaje ko Imana itakurinda abantu bakurinda niba abantu bakurinda rero kuki batarinze Gogo akabacika ariko nanone tugarutse gato sinzi niba wenda utamwumva birashoboka ko umutekano we utari wizewe dore ko havugwaga ibintu byinshi cyane kubwira twebwe abizera ntabwo umutekano wacu tuwurebera mu bisi umutekano wacu tuwurebera mu byo twizeye kandi twizeye Imana ishobora byose Imana ireba aho abantu batarora Imana ishobora kuba ubuzima cyangwa bukwaka ubuzima bwa bike mu maboko y'Imana ntabwo buri mu maboko ya bouncer cyangwa undi muntu wese wese kandi Imana yabishatse bouncer umuntu yaza akabakubita cyangwa akabarasa akagufata n'akakwica cyane ko nta n'imbunda bafite ese ko hari abasitari benshi harimo n'abaturutse za Uganda aho wenda sibo barindaga oya uriya mwana wa Uganda n'umwana mwiza rwose Imana imumugisha rwose Bruno K naramukunze cyane Imana ikomeze imurinde n'ukuri n'umwana mwiza cyane n'umwana mwiza cyane naramukunze kabisa n'amafaranga bamuhaye yaraje nyirasenge kumva aho bashyingura rero ni byiza kugira ngo tugire inama abadukurikiye bari muri biriya bintu abitwaye neza tubashimire ariko n'abitwaye neza tubahugure kuko njye ntabwo njye nemeranya n'ikintu wenda cyo kwareka yenda ngo wafata Pastor Claude nk'uko abantu mutuka bagira gute bibaho umuntu agatana bibaho umuntu agaterwa bibaho umuntu akagwa ariko haracyariho ibyiringiro ko yagaruka mu nzira nziza kandi Imana ikongera ikamwishimira we ngo bibaho buri munsi ikindi wenda nshaka kugira ngo tuvugeho gatoya biravugwa ko ruriya rupfu ngira ngo nyine warakurikiranye rumwe mu bantu bakurikirana ibintu bya social media bavuga ko uyu mukobwa Gogo yaba yarakoreshejwe cyane aribyo byateye ruriya rupfu ntabwo ngewe nabijyamo cyane kuko icyaruteye mu by'ukuri nta nubwo kugeza n'ubu kizwi kubera ko niba bavuga ngo bamwe bagatangaza batishwe n'igicuri bamara gutangaza bakazana indi nkuru ivuga yuko yishwe n'ibihaha byaturitse mbanza burya ibihaha iyo birwaye ntabwo bashobora kuririmba ikindi ibihaha iyo birwaye ugira umusonga abantu babizi ntabwo ibihari uburwayi butungurana bwiciraho sinzi rero ukuntu yafashwe niba yarafashwe bakamara iminsi yenda bagere hariya aniha ataka avuga ati ndababaraha ibyo ngibyo nabyumva ariko mu by'ukuri nakubeshye nubwo batangaje uko byagenze byose umuntu twamubonye abyina yitakuma the following day ngo arapfuye kandi yishwe ibihaha ntabwo ari ikintu ntabwo ari bisa nabivuga gute ntabwo mvuga ngo ntabwo ari byo byamwishoya ariko ibyo ari byo byose hagomba kuba hari ikintu cyishe ibyo bihaha bikaba byamera gutyo kuko yaba ari ikibyimba cyari kirimo ntabwo ari gushobora kuririmba none se kuri umuririmbi nawe nkubaze iyo abantu baririmba ibihaha byabo bitameze neza bashobora kuririmba nawe nsubiza aho wenda nta makuru mbifiteho kuko wenda ntabwo ndabibonaho nta makuru napfa ariko ibihaha nkeka ko ari byo bituma umuntu abyina ari byo bituma umuntu nyine akora buri kintu icyo ari cyo cyose nkeka ko igihaha gifite ikibazo nta kintu wakora na kimwe no kugenda ntiwabasha kugenda ndavuga ino ndwara yose ifasha kujya unanirwa guhumeka kandi ukaremba ku buryo ushobora no kumva umusonga ku buryo ushobora kumva so ibyo byose rero nta kintu cyabigaragaje bivuze ngo byaje bikubita bihinguranya byica iyo mu gihe haza kubamo n'abadokita bazatwumva bazagerageze babitubwire iyo mu gihe ariho hari ikibazo cyari gisanzwemo ntabwo yari kwita ku makuru yaririmba ntibyari gushoboka kereka nawe tubwira yuko yatakaga avuga ko afite umusonga cyangwa afite ububabare cyangwa agize gute ariko muri ibyo byose ntacyo twumvise bo batubwira ko ari kwikubita hasi agahwera so rero ntawabijyamo cyane Imana niyo ibizi umuntu wese agira inzira ze z'ukuntu izamucyura
ubwo niko yabishatse, nta muntu twashyira urubanza. Imana akomeze kumuha iruhuko ridashira kandi ikomeze gufasha abavandimwe cyangwa n'ababyeyi be babuze umuntu. Numva bafite ba se wabo na ba nyirasenge, ndibaza ko babuze umuntu w'ingirakamaro rutangiye kumenyekana ku isi yose, akagira ibyago, bakagira ibyago bakamutaka. Rero bihangane, kandi na Bike muyihangane, yatakaje umukiriya. So rwose Imana izabazanira undi mukiriya, business ikomeze nta kibazo. Gusa icyo navuga, bagize neza ko babanye nawe muri ibyo byose, bakamuzana bamushyinguye amahoro. Imana ibahe umugisha. aho bazi bakosheje, Imana izababarire. Abavuze nabi bose, abavuze nabi bose barizi. Sinyakunda kuvuga amazina y'abantu ko ntago byemewe ubundi. So rero Imana ibagirire neza, ni ukuri gusa birababaje. Ndabashimiye kubona abantu batera kamera bakavuga nabi umuntu wigende, bakabirwaniramo, bakagira gute, bakavuga ibintu nka biriya. Ko reka nkubaze, iyo ugiye kwinjira muri business ukabona iyi business ntabwo izunguka, ufatira iki urugendo rujya aho hantu? Cyangwa ubwirira iki abantu ngo iyi business ko ariho n'ubundi yungura itari bunyungure? Kuki ugomba kumbarira iyo mibare? Biragoye nyine, ni ukudatekereza. Rero ibyo byose ntabwo twabarimira uburimiro, ariko haracyari igihe cyo kwihana, abantu bakagaruka mu nzira nziza. Kandi reka nkubwire mukozi w'Imana, wari uzi ko ushobora gukorera Imana ugakorera n'ubuzima, ugakorera n'akazi gasanzwe, kandi byose bigafatanyiriza aho tuzanye ibyiza. Ibyo byose birashoboka. Ndabashimiye cyane rero kubw'ikiganiro cyiza muduhaye, dukangurira abantu gukanda subscribe kugira ngo bajye bamenya amakuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho. Namwe turabashimiye cyane kubw'ikiganiro cyiza muduhaye. Bakande subscribe, basangiza abandi. Ejo rwose cyangwa se undi munsi bazajya bagenda babona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye, tuvuga ku nkuru zitandukanye. Reka nkusomere icyanditswe kimwe two kurangiriza aho ngaho, wamvugisha amagambo kandi umukozi w'Imana. Imigani 24 murongo waho haravuga ngo, umurongo waho wa mbere ngo ntukagirire abantu babi ishyari, kandi ntukifuze kubana nabo, ngo kuko imitima yabo itekereza kurenganya, kandi ururimi rwabo ruvuga ibyo kugira nabi. Rero Imana ibaha umugisha. Abantu nk'abo ngabo singiye kubasobanura, nawe bisobanurire umwuka gusobanurire iryo jambo, abaryumva rizabafashe kandi ribahe guhinduka cyane. Ntukagire rero abantu babishyari, umuntu wumva uburyo ukabona by'umwihorera. Imana ibizi ifite uko uzabi, sibyo? Kuko wumvise ko ururimi rwabo ruvuga ibyo kugira nabi. Ruvuga ngo abantu bose bumvise b'indimi zivuga ibyo byose ni abanyeshyari, ni babi, bari muri iyo kategori. Ariko haracyariho ibyiringiro ko Imana ishobora kubasanga bagahinduka nabo, bakongera bakaba abana beza, bakaba abantu bavuga iby'ijuru. Ndabashimiye cyane rwose, muhezagirwe cyane. Sasa numubetenesha umutwe n'abantu bamwe batazanyikubitira, dore bumbaje ibintu ntafite gahunda yabyo. Dore humura, cyangwa se nawe uzashaka ababonsa. Njyewe niringira Imana, kandi umuntu wiringira Imana ntabwo nta kintu cyamushobora. Murakoze cyane, ikiganiro nakagaruka.